Ready? Oh. Batema ni ready, alright? Sinagotoye mu busigara, sinasaze nshaka promo, nari busy bro muri bag. Nuko mbona izo mbobo zose zirasara ziza town, zirashaka nziha future, barabizi kuva kera, nari busy kandi mubi. Hollix gabanya bujegera, muri trapish bamena amanyo, urabyumva mvuze bice kuburi pedesi bibi, ahubwo menye inzira neza uvuye muri huzo gusa pa. Ha nza kwica niga kucyana cyane simeza, ubugubu busaza ni fire, ndagufata nkongosha ibyanwa, he ibyanwa utagira. Ubusaza utagira nabyeze uteka ari huzo gusa bro nanagushibya kucyana cyanze bro nanagushibya Morestick kandi maze kugufata wanakomba mu kwaha wamara gukomba mu kwaha ukazuka Kameze heza ubumvishe yumvishe nawe kameze bataza kuntera ninjoro nabonye bari abanigari n'abasazi man banaza kuntera ninjoro okay katubende kuri yingo tunayirenge so ubwo rero ibyo aba wavuze byose ndetse n'ibyo aba watroducinze mu ncamake ndakeka wabibwirwa cyangwa se wari urimo urabibwira yabyumvishe Morestick azasubiza inyuma byumve neza reka man uzishaza mfite reka nze nkwereka akantu urabona gutya nzamubarira gutya rimwe mitima guruka gutya kabiri mite mutama nonge cyite kimurenge ubwo se ugiye kumutama ugasanga nawe batabaho uriya se icyambere uriya mani yishwe n'ubusigara ishkeve yirirwamo nkwesha utumoji nje rero nago yangwamo wenda usibye ko nta time yo kugwana n'uriya mupeti uri kumva ariko nawe arabizi mani guhera na kera ubu se nago yavaga kwiba inkweto z'abandi bakamugurukana nkaza kumutabarara nyine story mani aba nyinshi gusa nawe arabizi nago birahinduka n'ubundi ni kwakundi ubu ngubu yabaye umufemazi ntabwo aba akiba ubuntu bw'ubukweto ubu ngubu yabaye umuzikapu ahubwo ubu nibwo abiba neza ari umustar reka ariko ntabwo ari umustar ntabwo ari umustar ntabwo uramufata nk'umustar Nese ni nk'icyo gikorwa cye wenda zima yaba arazwi JRS ramuzi JRS ramuzi ngaho mbwira nk'indirimbo ye wenda yabica ku maradiyo tucanga kuri televiziyo ariko kuri social media ziravuta si ubwo ngubwo niba wenda umuntu utuye ibyumba urugero urabizi ahantu hose wagenda ukavuga bush warazi ubu se reka ngo okay nayo mpamvu yo kujya ibyumba manuka ahangaha ku Gisozi mu gacinjiro ugenda ubaze ba bantu baba bari gutwara amagare cyangwa bari gukora imodoka bushari ndamuzi Hollix iryo zina nta nubwo wenda ntabwo riraka ariko byibuze abamuzi bo baramuzi kandi akeka bamaje kuba bikumukuntu n'abafana Hollix bose mwese muri kimwe man unse mu bafana ririmba ibiki kandi arakubise Faransa arakubise kandi je nakubwiye ngo biriya man biriya basi reka tuvyorere man gusa nyine Hollix no mupetitu nta nubwo twahuza man ahubwo reka ndeke no kumuganiraho cyane katwigarukiye ku muziki wacu ataza kwikina ntabwo yakikina katwigarukiye ku muziki wacu bundi Morestick ni izihe mvune yaba yarahuye nazo muri industry mu kuba yakora umuziki we imvune zo zari nyinshi ntabwo wazivuga ngo izivemo ariko nyine Nyagasani yarahabaye Nyagasani yarahabaye imvune z'abari nyinshi zabaye nyinshi cyangwa se ni umuba wazi ubu ngubu ahubwo nibwo ziri kwiyongera kandi byose ari step maje ko wageramo oya nese reka nkubaze urugero gatoya njya kumva abarokora aribo babivuga ngo Imana nuyisaba telefone ikaguha telefone ntabwo uzareka gusenga ahubwo uzongera usenge cyane kugira ngo inaguhe televiziyo sinkusubije se ibyo byo nibyo aho ugomba kuba wava naho ugomba kugenda ndetse no kugera by'ikirenga ariko ni byiza kandi kabisa push up wallahi komeza ukore ariko abanyarwanda bakeneye umuntu ukora ibintu biri karte kandi ndakeka
uri maso fata this verse genda branda gutamo vibe yari chill down baby gasi yari nka jazz ku macenga menshi cyane play ubone nka Messi uwari betisha yahindutse Becky byari fresh chili home na the chat yaramenyereye buri sande kujya trash ubone buma pros abapeke bari class yagwana ako bro ufite talent aho itona vast kabisa twavutira twega twarazivukanye nago twege tujya kubyiga ugasanga ngo kamango ngavuye kunyunda ejo bundi ira naga ritara birani ibintu byarize none se byuza muri famille yanyu turikomera kuri indi njye ubundi vie wanje no mwicanyi vie wanje no mwicanyi wica se navuga umwicanyi ukagira arega abadukurikiye naga ari kose babazi izo strength zo kumihanda barabure ninza ukoresha ijambo umwicanyi mwumve ko ari umuntu nyine urenze tu no ninza kuvuga iza Jack mwumve ko nagukatiye no ninza kuvuga ati ni neza byo birazwi n'ubundi tu ubwo ngo ne vie wanje we yararenze tu niwe nakuyeho impano yo kurapa ndetse n'ubu ngubu ajya yiyongoza akambwira ati dore ari ubu verse nanditse ngo inabukumvisha ejo bundi hari aka verse yanditse arakanzanira nyine ngenda nagafashe mu mutwe bazaga ngo yazaga avuga gutya gutore ndi kumwe n'abanzi banzonze mu gihugu cyanje gutore nabutse amahanga ngiye gukabisiri kono umusaza arenze avuyeho umusaza se n'uwuhe muntu wundi wenda waba ugerageza ibintu byo kuririmba muri famille yawe ndi waba ugerageza ibintu byo kuririmba n'uwabikoraga yarabiretse yaririmbaga za gospel ni petit frère wa vie ariko njya numva nyine nk'iba bari kuganira ngo buranga iyo utaganiriye na sinago umenye icyo sogokuru yasize avuze njya numva nk'iyo bari gucilinga bahuye buriya ngo sogokuru nyine vie wabo yari bad man bro naye yarakubiye mu bintu byo kuririmba gusa ntago we yarapaga nyine ubwo urumva kera na mira yari hari mu reba kwa kundi ngo bakoreshaga ibirori u Rwanda rwa kera noneho ngo niwe muhanzi bari bafite urenze ku buryo bamutumiraga wenda niba ikirori cyabereye Rusizi n'abakaciro bakaza kureba baje kureba umusaza urumva talent byibuze ufite right now ituruka ku bisekuruza byawe sibyo ase ni icyo kintu ushimira nka papa wawe nk'umubyeyi ushobora kuba wenda agufasha cyangwa se hari aho yagufashije ikintu nkondera papa ntabwo yigeze ngigiza buriya mere niwe baba ngigizaga si umwana wanjye ngo agakwiye kuba uri kwiga nyine kwa kundi n'ubundi urabizi twiga kuva kwa mbere kugera Friday noneho twiga kwa gatandatu bajyaga kwiga amakuru njye nkaba nabahubutse n'ubundi tu wabibaza umuhungu Rich Van uramuzi se njya mwumva uramurara rero uyasayike kewi wagwana hari undi mugenge bagendanaga umurantidi cyane bya dani hari umujama bita M the First afite n'ingoma nshyashya umugenge online uramuzi Nyamirambo ndamuzi Shaulai kabisa umuhungu afite new brand song nshyashya mwebwe bakunze ikiganiro cya Sky Show kabisa ndabasaba ngo mujye kuri M the First n'umuhanzi kabisa n'umupeti nawe kabisa uri talented ukuntu mugera mukora subscribe and share online mwumva n'umuzigo we so twikomeza rata bro oya ariko nawe ukoze amakosa ntago wari gutuma ndiraho hit oya brother oya kandi ari ya support n'undi tuba dushaka brother oya bro ya support nari nawe tuzamwereka abanyarwanda ni no cable yagwaye so tukomeza wari uri kuvuga nandi vanye ku bijyanye na Vietu Vie buriya yambaye hafi nawe wagiye nkomariza ibiceri ariko ubu ngubu aho bigeze nyine zararyoshye ubu ngubu byagezemo nanjye n'icyo kunyonga nk'uko nanjye ndamwonkaga Mary nigeze numva uvuga ngo ari akantu yajyaga kuyigizamo ako kantu buriya Mary ubundi bakunda kumwita ni mama pasiteri ni umurokore cyane Mary ndamutinya cyane niba wenda uyu munsi nagiye muri so wenda nkaba naniririye cyana Mary man ndataka bimbwira Mary arerekwa niyo mpamvu rero ubwo se ari ibintu ujya ukorara
kandi izi neza ko rutarabibona njyewe reka nkwereke navaga ku ishuri wenda bantumye nk'umubyeyi nkasanga yabimenye ugasanga wenda kandi adahari wenda reka tureke kuvuga ibyo ku ishuri kubera ko banamuhamagara reka tuvuge life sans nahuzaga wenda n'umupeti namuzagara mering man nkasanga yabimenye urumva afite talent nawe yo kwerekwa asika no mu muryango wanyu mwese ari talent gusa zigiye zitandukanye iwacu mu gicu iwacu zararyoshye iwacu mu gicu nize namwahereza ababyeyi b'abameri cyangwa se wenda n'abagabo bakeya nibwo bidakunda kubarangwaho bakunda kuba batakoma wenda abana babo mu mpano zigiye zitandukanye hari ukuntu usanga sibyo wenda kaduhere nko kuri mama wawe wenda we ni n'umukristo hari ukuntu yakubonaga akaba ati iki cyana bitewe n'ibintu gikora mba neretswe wenda se kigiye mu bintu ibi n'ibi ese nta kuntu noneho ashobora kuba yatandukira noneho akaba yabijyamo cyane akaba ari n'ukuntu umumeri aba ari gutyo hanze avuga ati rero ibi bintu ibi n'ibi bitewe n'ukuntu mbibona umwana wanjye abigiyemo hari ukuntu bishobora kuba byamwangiza cyangwa se hari ukuntu wenda ashobora kuba yabyitwaramo ugasanga biramuhinduye rero akaba yaba n'intandaro yo kuba yamubuza ese wowe ni gute ufata abo bameri ese nize nama wabahereza man njyewe nama nabahereza tu njyewe urasi njya nkunda kuvuga menshi wowe n'ubundi niba wenda warakuze uri umukanishi umwana nyine akumva yuko we n'ubundi swing ziwe ari kuririmba wowe ntuzamugigira tu kuko ushobora kuzamujyana mu ubwo bukanishi ugasanga peti yararaburije umwana uzamureka ajya mu byo akunda niyo mpamvu njyewe umwana wanjye nta nubwo nzamubyarira hano mu Rwanda reka reka ugomba kumubyarira he ni state nizo papasi zawe ntabwo papasi cyangwa niyo move bro niyo move so bizasaba gukora cyane rero kandi kabisa nkwishimira ndetse nanagusabira no kuba byuza watunga amafaranga then wajyana no kuri film ushaka cyangwa se ikanarengaho Morestick kabisa nishimiye ko twabanye muri iki kiganiro dusoza ndagira ngo byibuze wasoze nk'umuhanzi barabura online dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi yagwaye ngo turi ku cyaro kubona ni struggle n'aba batoto dutanamo ibo nize street ziratwicira imvugo nago bibaho basenya bavama wagwane ese ubundi wadiye amandazi wagwane zanira imbadu gabanya ubugayi wagwane bro wagwane for kirpau wagwane wa Morestick so bro nize mvuga bagusangaho nabagiye ko n'ubundi kuri YouTube channel yacu YouTube Light Brothers IG Morestick TikTok Stick Point Ra Snapchat naho ni Morestick nyine kuri social media zose ni Morestick usibye kuri TikTok hazamo akantu k'umwihariko ngo ni stick gashyiramo akadomo kandika ra na wa ugakora follow yagwana so abadukurikiye nabo barabyumva kandi kabisa ndabizi bakunda gusapotinga ndetse banasapotinga n'aba artist cyangwa se aba new artist muri generation zigiye zitandukanye Morestick kabisa ndagushimiye kuba witabiriye ubusabe bwanjye ndetse no kuba waje muri kiganiro cyacu cya Sky Show kandi nta nubwo ari n'ubwa mbere nta nubwo ari n'ubwa nyuma ugomba kuza ubwo tugukeneye cyangwa se igihe cyose tuzagukenera ariko ntabwo muzankenera mwene nanjye nzabakenera tugomba gukenerana wagwane so ikiganiro cyacu ndakeka nahangaha kirangiriye n'abadukurikiye ndetse mbashimira cyane by'umwihariko ko wafashe umwanya mbashimira nanjye kabanza mbashimira yagwane ikiganiro cyacu ni hano kirangiriye mwese ndabashimiye abafashe time mugakora watch nanjye nzabaye ibintu bya fresh sinzababera nka zangegera zifata hit zikigira shit iyi music demo generation yozama no urazana ububono kuri Sky tukwigisha uko bikorwa uzagenda uriya buriya go ubufizi yazaniye popo ziramufata yigira lokon nari busy ndi gushaka fam urabure fata ku mavuta ya pasalaka yanze biraka gusa Sky aje kubakoma ndagushimiye wowe wafashe time yawe
ukareba iyi face Yeah. kuko si n'ubwa mbere uyibonye mu maso yawe Yagwan. for sure. Yeah. We mukunzi w'ikiganiro cya Sky Show. Kabisa ngushimira by'umwihariko wabashe gufata umwanya ukadukurikira kuri Sky Show. Nandi kumwe n'umuhosting w'uyu munsi ni new artist Morestick. Wagwan kuri vibe ziwe nk'umuhungu kabisa dusezera. Umuhanzi wacu wagwan no kuri vibe nyinshi cyane. Kabisa kandi ngushimira bya danje live by'umwihariko ni Shafad just Sky Miss Move ya Pablo Papa Fachina makadonto gina kaska fisto ya Bagan Shabab this Bagan boy you know the Shina the Queen Bomber Cat once again Ragan watch out fa